Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza kuganira ku masezerano twagiranye n'Imana. Twarebye ububyeyi bwa Bikira Mariya mu masezerano yacu. Tumaze kugera mu bukwe bw'Ikana, twaje gusanga Bikira Mariya ariwe mutumirwa tugomba kujya duhamagara buri munsi mu buzima bwacu. Haleluya. Reka rero tukomeze tuganira kuri Bikira Mariya, ku bubyeyi bwe, kandi tureba uburyo Imana yamuhisemo muri bose ngo abe ari we uyibyarira umukiza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bifite igisobanuro cyabyo cyihariye. Imana yaguhisemo muri bose ngo abe ari wowe utubyarira umukiza. Turakuramutsa mwamikazi, mubyeyi w'Imana n'uw'abantu, yudusabira kuri Kristo. Marayika Gaburiyeli azayihuta ati, Mariya nezerwa wuje inema, turakuramutsa mwamikazi, mubyeyi w'Imana n'uw'abantu, yudusabira kuri Kristo. Guhera ubwo watubereye umubyeyi, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Turakuramutsa mwamikazi, mubyeyi w'Imana n'uw'abantu, yudusabira kuri Kristo. Haleluya. Marayika Gaburiyeli amaze kumubwira ko azabyara umwana w'Imana, guhera ubwo, haleluya, yatubereye umubyeyi, kandi na Yezu umwana yabyaye arasingizwa. Nuko rero tukaririmba ngo turakuramutsa mwamikazi, mubyeyi w'Imana n'uw'abantu. Ibyo ndumva tutakibiganiraho cyane, se twamaze kubyemeranywa seho. Iyi ni umubyeyi w'Imana kuko yabyaranye na Roho Mutagatifu, akaba n'umubyeyi w'abantu kuko mu mwana we Yezu Kristo ariho Imana yiyungiye n'abantu. Ni ukuvuga ngo cya gitambo cyuzuye cyaciye muri Bikira Mariya, nuko ayo makuru arangira atyo. Haleluya. Ubwo rero ajya dusabira kuri Kristo iyo twagiye mu bukwe bw'Ikana, twabaye babakwe, n'ukuri Bikira Mariya aradusabira kuri Kristo. Amagambo y'iyo ndirimbo ubwo ntitwamaze kuyumva, ndabizi abakristo gatolika twajyaga tuyiririmba. Iyo ndirimbo si ubwa mbere mu gitabo cy'umukristo rwose, si ubwa mbere tuyiririmbye, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu, ariko ntitwajyaga dusobanukirwa aho ayo magambo yayo agenda aturuka. Byongere rero bigaruke kuri ya magambo mbabwira nti, Imana yizigamiye ikuzo ryayo mu minwa y'abahanzi. Ubwo ni ukuvuga ngo iba yagiye ikabisobanura umuhanzi nawe akabishyira mu ndirimbo, narangiza nanjye nkajya nyiririmba nsingiza Imana ariko ntasobanukiwe. Nicyo rero umuhanzi yashatse kuvuga. Haleluya, amina. Turakomeza rero mu bukwe bw'Ikana. Twari tugeze aho umutegeka Yezu yabwiye abahereza ati, mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abahereza bari bavomye bo bari bahazi, nuko ahamagara umukwe. Kuvuga ngo hari ushinzwe ubukwe, MC rero nawe yari yatangiye kurya iminwa,
avuga ati ese ubu ndavuga iki kuko ko ibintu byakomeye. Umukwe nawe yari yicaye ari gutitira, ibyo twarabibonye. Noneho Yezu Kristo arabagoboka, aleluya, arabagoboka. Nuko ibyari akababaro, ibyari ako kwiheba, ibyari akayubi ko kuyoberwa, gahinduka umunezero, aleluya. Iyi Yezu Kristo yamaze kubikora urishima. Iyo kandi yaje kukujandura, akuvanamo wajandamye. Ejo twavuganye twemeranywa ukuntu batabanza kubikora abandi batarabimenya. Erega buriya ntabwo ikuzo ry'Imana rijya rikunda kwihishira. Buriya Imana ibikoze abandi batarabimenya, ba bandi nabo ntabwo bamenya uko bazasingiza Imana, kandi na ba bandi ntabwo bari kumenya uwakoze ibyo ngibyo kugira ngo nawe bajye bamutumira mu bukwe bukurikiyeho. Natwe rero ibitangaza bijya bidukorerwaho, ariko buryo bidukoreho abandi batabimenye, ni ukuvuga ngo hari ikuzo ry'Imana riba risa n'irizinzitswe hagati aho ngaho. Imana rero ijya yemera gutangaza ikuzo ryayo, niyo iryitangariza ikagushyira ku karubanda, ariko igamije kuza kuhakuvana n'abandi bakazamenya ko wahavuye, aleluya. Ijya ibyemera rero iyo ishaka kukukiza. Bundi iyo ishaka kugira umuntu ukomeye inagukubitira ku karubanda, kugira ngo aho wambariye ubusa, hahandi wakorewe n'isoni, ba bandi bamenye ko zagukoze bazanamenye yuko washubijwe. Naho ubundi iyo bibereye mu ibanga aravuga ngo buriya we ngo Imana yaramuhaye ngo ibintu bye byose bigenda neza. Ariko iyo uciye mu kayubi abantu bose bakabimenya, niyo utabawe abantu bose barabimenya. Nanjye njya ntinyuka kuvuga ko nakubiswe kubera ko nakubitiwe ku karubanda. Ntabwo byari ibanga, ntabwo byabaye ibanga bya bindi Imana ngo igushyira mu cyumba ikagukubitirayo. Yezu Kristo najya akavuga niko se ko nta kosa nagukorera ikabije koko wambabari ukankubitira mu nzu. Reka da Yezu Kristo akajya asohora agenda njyana ahubwo ku karubanda, kuko yashakaga ko naba batumirwa babanza bakabimenya, babandi kugira ngo ikuzo ry'Imana nirimanuka babatumirwa bazaba bo guhamya ko koko wari warakubiswe, aleluya. Nuko rero umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, emusi wa wundi wari kuvuga ati ngaho nimuhe n'abariya bicaye hariya n'abariya mubahe, abonye ko byakomeye yaragiye na ya mikoro arayifunga aricara. Ngaho utekereza, mbese umva agahinda n'umubabaro, umva icyo kintu kimeze nk'umwijima cyari cyaje muri ubwo bukwe. Aricaye ntari kuvuga amajambo, umukwe byamuyobeye, emusi yamaze guceceka yumiwe. Noneho rero ubwo bishaka kuvuga ngo iyo Nyagasani agiye kumya no kuvuga ahera kuba kuri bugufi, ba bandi wewe witaga inkoramutima zawe, bandi bari bakwegereye, abo ngabo iyo batagufashije kwishima nibo iyo agiye kumya nibaheraho yumya mbese akabakora ibintu bibatangaza. Emusi rero ngo amaze gusomaho, we ntabwo yaraza aho iyo divayi yaturutse. Uri kubyumva impamvu Emusi atahamenye niyihe? Nuko mubabwiwe ngo icyo abategeka cyose mugikoreye, Emusi ntiyarimo, umutegeka w'ubukwe. Mubabwiwe ngo nimwuzuze amazi divayi, izo ntango muzuzuze amazi, ntabwo emusi yarimo. Ubwo yari he? Yari yagiye ku ruhande, yabaye mu kwiheba, yabaye mu kumirwa, yabaye ndetse no muri babandi bagenda baca amarenga avuga ati nta kisi ntacyo tugifite. Ariko abibwira nde? Abibwira abantu. Bikira Mariya we rero ntabwo yagiye kubwira abantu mu buryo bwo kukuvuga, ahubwo yagiye kubwira the right person, umuntu ukwiriye kubimenya niwe Bikira Mariya we yagiye kubwira, the right person. Aragenda aramubwira ati nta divayi bagifite, uwo muntu nyine ugomba kubimenya. Nawe Emusi we yari hehe? Muri rubanda. Ariko muri birashoboka, kuko uwo wa wundi wibwira ngo ni inshuti yawe magara, hari igihe bigeze aho bikomeye ujya kubona ukabona nawe aragukanuriye. Byambayeho cyane, nkajya mvuga ni none se na runaka Yezu nure na runaka buzi burya se burya agira amaso ameze kuriya. Yezu akambwira ati icara ubanze ureba abantu. Yezu Kristo ajya abikora kugira ngo ubanze ureba abantu, umenye abo muri kumwe, ariko kandi unabababarire. Nese Bikira Mariya ko yamenye abo bose bagendaga batuka Yezu mu nzira y'umusaraba, bamutuka. Wagize ngo Bikira Mariya yarabarakariye? Oya, Bikira Mariya we yarakomeje arabababarira. Ntabwo rero Yezu abakwereka kugira ngo batuke, nta nubwo Yezu Kristo abakwereka kugira ngo bange,
abagira ngo umenye aho uri. Ati ninkubwira ngo amahoro ari muri nge honyine, ntuzigere ubishidikanyaho ko kuvuga uyu munsi wabonye ko na babandi wibwiraga ngo ni inkoramutima zawe, babandi babugufi. Buriya rero hari igihe tujya dukunda abantu tugatekereza ko bataduhemukira. Hagira n'umuntu uzaka kuvuga ati ariko runaka kumukunda ukamwimariramo, buriya uzi ko ashobora kuguhemukira, ahubwo kumva ubikubwa ari we mubi. Nta soni kuvuga ko runaka yahemuka ate se? Buriya ntashobora guhemuka. Tikarika ntabwo byakunda. Wumva waramukuyeho icyo kintu cyitwa ubumuntu, waramugize hari nk'umumarayika. Ibyo byambayeho. Yezu Kristo akavuga ati reka zero nkwereke ko ari umuntu agahera kuri wa wundi. Wa muntu akaba ari utangira kunyega, wa muntu akagupinga. Niba yemeraga n'ubutumwa buturutse kuri wowe, Yezu Kristo aragutumye, bwagera kuri we akishima, bwacya mu gitondo waba umugezaho akakubwira ngo niba ari Yezu bivuze ngo ubwo donc ukumva yuko byageze hahandi wa wundi magara inkoramutima yawe yamaze kumva yuko uri umuntu nk'abandi, wagera no mu mazi abira ukabona wa wundi watekereza guti uyu niwe nkoramutima mfite, ugasanga nawe yifashe nk'abandi. Wagerageza no kumwegera ngo mumwana ngo ariko nubwo ndi gukubitwa bwose ngo nta kosa ndimo, akakureba ariko nareba buryo Abanyarwanda tujya tugira akantu k'uburyarya, umuntu akagusekera ariko yakwanze yababaye, nuko ukabibona. Yezu Kristo nabwo nakuzi ko na runaka ariko ndeba kuriya ati ngaba abantu. Bivuga rero ngo umuntu wese ucyambaye uyu mubiri, wambaye ubumuntu, burya aba ari umuntu. Kubw'ibyo rero muvandimwe tukiraho, uramenye ntuzagira umuntu utera ibuye cyangwa ngo umutunge urutoki ngo uvuge ngo uriya we ni mubi. Nawe ushobora kuba mubi. Burya ububi bw'umuntu buterwa naho ahagaze. Hari igihe wowe uba uvuga uti uriya ntashobora guhemuka cyangwa ntashobora guhinduka, ntashobora kumbera mubi, ariko burya cyambaye umubiri byose biba bishoboka. Kubw'ibyo rero nkagaruka mu magambo ari muri Bibiliya avuga ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Ni ukuri nujya kwizera ko umwana w'umuntu atazahemuka, atazahinduka, uzaba urimo kwibeshya cyane. Yezu Kristo yagiye atwigisha, ngewe ndavuga ibyanjye, nawe kandi urahita wibuka bya bindi Yezu yagiye kwigishaho abantu, agakwereka ububi bw'abantu ahereye kubo wibwiraga ko ari inkoramutima zawe. Nanjye yarabinkoreye, nuko nza gusanga ku isi nta nshuti y'ukuri ihaba. Mfite inshuti y'ukuri, iyo nshuti ni Yezu. Nta wundi uzakubera inshuti y'ukuri uretse Yezu. Niwe naho urugamba rukomeye ujya kubona ukabona arahagaze, aho abandi bahunze Yezu Kristo aba ari maso. Haleluya. Aho abandi intumwa za Yezu zasinziriye, za zindi zaje kugufasha, si wabatumiye mu bukwe ni wabatumiye, baraje bazana na shebuja, bageze mu bukwe hagati barahunikira barasinzira. Yezu Kristo arazabwira ati koko murasinziriye, nimukanguke mube maso. Yakwigira hirya gato ari gukora ibindi, yagaruka agasanga bongeye gusinzira. Ngaba abantu. Nawe uri umuntu rero, ntuzongere kuvuga ngo yangwe ngiye ngo urwo rwego nararurenze. Turacyari abantu, kuko Yezu Kristo anyereka, nta muntu n'umwe yigeze anyereka ko atakiri umuntu. Abantu bose yabanyeretse ari abantu. Bien sûr nanjye ndi umuntu, ntabwo ari ukuvuga ngo ndi umumarayika, we ya ndi umuntu. Ariko icyo gihe yashatse kukwigisha, wowe aba yagushyize ku ruhande akakwereka abandi. Haleluya. Ubwo rero aho hantu tujye tugerageza kuhumva. Ndagira ngo nkubwire ngo wa MC niwe twahereyeho tuvuga, nawe yari umuntu nk'abandi. Muri bwa bukwe MC nawe yari umuntu nk'abandi. Ni nayo mpamvu atigeze amenya aho iyo divayi iturutse. Nuko mu bahawe amabwiriza yo gukora ibikomeye kugira ngo ubukwe bukomeze bugende neza, MC ntiyararimo. Kubera iki? Kubera ko yari ahandi hantu hatari aho kuvugana na Yezu. Kandi yari muri bwa bukwe. Wumva ubukwe Bikira Mariya yabutashye na Yezu babutashye, n'abigishwa ba Yezu baje bari kubukoramo ibitangaza, ariko wa wundi wakabaye ari uhagarara ku gitangaza akavuga ati iki cyo kirakoretse, ntiyari ahari. Ahubwo Yezu amaze kubikora avuga ati ngaho ni mumushyire. Niho kuvuga ngo mugende mu mwemeze, areke biriya bigambo. Wa wundi wibwiraga ngo ni magara, wa wundi wibwiraga ngo akuri bugufi, nawe yabonye byagukomeranya agenda ajya kukuvuga. Yezu akamwemeza. Haleluya.
amaze kwemera rero ubwo aratangaye, aravuga ati yewe njyewe rwose ndumiwe cyane, kuko buriya hari igihe aba yatangiye kugukerensa, avuga ati mva nibyo aba bantu rero njyewe banshinga no kuba MC mu bukwe bwabo mbyemera, njyewe nzi ko ari abakire kandi abantu koko bari bafite n'amafaranga menshi, ahubwo ukuntu bibagendekeye biranyobeye. Ubwo ni wa wundi mwari kumwe, uyu muntu rwose yari afite ingabire z'Imana, akavuga rwose agahanura bigakoreka, ariko ukuntu byaje guhinduka nanjye byaranyobeye. Ubwo rero aho bigeze bikuyobeye niho Yezu Kristo wahagaze kugira ngo abyemeza abantu. Aleluya. Nuko noneho MC rero ngo umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, ataza aho iyo divayi turutse, abahereza bari bavomye bo bari bahazi. Sibyo? Kuko igitangaza cyakoretse bahari. Babandi wibwiraga abahereza ubguza bari bo abantu baciye bugufi, babandi wenda bari kugufasha ariko badafite na role ikomeye mu bukwe bwawe. Nukuvuga ngo muhereza burya avunitse wahamagara n'undi akamusimbura, ariko aye musagize ikibazo ubukwe bugira ibibazo, bakavuga bati musini mbese bukwe burahungabana. Burya ari umuntu ukomeye, we ntiyigeze rero amenya ibyo Yezu Kristo ari gukorana n'abahereza, kuko nawe yaratararaye. Nicyo biba bishatse kuvuga, kugira ngo atamenye icyo Yezu akoze kandi ari we mukuru w'ibirori. Ni ukuvuga ngo yari atereye hejuru, ntabwo yari atuje, ntabwo yari yegeranye, ntiyari yirundarunze. Nicyo cyatumye atamenya icyo Yezu Kristo na Bikira Mariya bakoreye aho hantu. Nuko aratangara, nuko ahamagara umukwe. Urumva umukwe yicaye mu mwanya w'icyubahiro, aramuhamagaye aramubwira ngo ubusanzwe umuntu abanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza, none wowe ariko wakomeje gutereka inziza kugeza ubu. Haleluya. Arumiwe umukwe se. Ubwo urumva hari ijambo rindi afite, yari yicaye mu mwanya w'icyubahiro, nawe yari yamaze kubona ko ibintu byakomeye. Noneho arangije umva umuhereza w'ubukwe MC aravuga ngo ariko se noneho ngo wabigenje ute? Ahubwo rero buriya nibyo bya bindi rero iyo umuntu amaze kuzuka usanga abantu batangiye kuvuga amagambo binyuranyuramo, ariko se ngo buriya ngo wabigenje ute? Urumva uwo muntu yarabazaga the right person? No, kuko impamvu uwo mukwe atari we wagombaga gusobanura impamvu byagenze gutyo, nuko umukwe yari yicaye mu mwanya w'icyubahiro, sibyo? Noneho we abona ko ibintu byakomeye, atuje, kuko ubura umukwe nawe atugaragariza gutuza. Haleluya. Urabona ko akunda umukwe abatuje agenda yigengesereye. Nabyo bitwereka uburyo tugomba kwitwara igihe twatumiye Yezu na Bikira Mariya. Tugomba gutuza tukigengesera, tukagenda mbese turi mu mwanya tutari buze kuvamo, tutari buze kuguma kuvoga vogera, ahubwo nitureke abikore. Yezu Kristo yabutashye, nimureka abikore. Duturize aho twicaye, dukomeze dusenge, twizere mu mutima, ariko twe kujagarara. Hari igihe rero bigeraho urugamba rukomeye, dugatangira guhaguruka tukajagarara, tugatera hejuru, ugasanga twakanuye amaso, bakavuga bati ariko bari abantu ntibavugaga ngo barasengara, none se bajagarajwe n'iki? Niba utajagaraye rero muvandimwe wanjye, nukuri tuza. Niba kandi ujagaraye, nukuri nturi kugaragaza isura y'abantu b'Imana. Haleluya. Umukwe rero we yari yicaye atuje, ahubwo MC urumva atangiye kwinyuranyuramo. Ubuse byagenze bite? Ahubwo buriya umukwe niwe ari kuvuga ati ese mwabashije kuguma kugenda mucungacunga ziriya nzoga kugira ngo zize kurangiza ubukwe? Buriya umukwe niwe washoboraga kubaza MC, ariko MC yarahindukiye abaza umukwe kwinyuramo. Babandi iyo byamaze gukemuka baraza bagatangira kwinyuranyuramo, bashaka kukumvisha ukuntu burya bo ntacyo bari babiziho, burya bya bindi byo kwinyuranyuramo, ariko Imana iba yabirangije. Binyuramo bavuga, binyuramo bacecetse, bashaka gupfukama ngo bagusaba imbabazi, burya igitangazo cyo kiba cyamaze gukoreka deja. Nukuvuga ngo baza bakubwira baterega buriya waduteretse inzoga ziryoshye kuva twatangira kugeza n'ubu ngubu. Ibyo ntacyo biba bivuze kandi byamaze gukoreka. None se ko zari zabuze bari bavuze iki? Aho rero niho Yezu Kristo akunda kuza akakubwira nawe nanjye kandi
akavuga ati dore abanzi bawe, kuko wa wundi wagupinze burya aba yagiye mu mubare w'abanzi, kabone naho waba umwita inshuti magara, ariko igihe cyose wageze mu mazi abira akakwereka yuko icyo yakora ari ukwenyegeza, cyangwa se naho atakwenyegeza icyo yakora ari ukwicara agakuwaza rebra akifata neza ategereje uko bizarangira, burya ntabwo aba ari umukunzi. kabone naho waba uri mu kigeragezo ukajya umwiyegereza ukamwiyegereza uvuga uti wenda bwa bucuti butavaho buhungabana, ariko burya ntabwo aba akiri mu mubare w'abakunzi. n'ikimenyimenyi iyo usohotse mu kigeragezo ntabwo ukomeza kumufata nk'uko wamufataga mbere y'uko ugeragezwa, wowe waramubonye. wamara kumubona rero agatangira kuvuga ya magambo, ariko Imana ikavuga ngo dore abanzi bawe bagiye kwikubita imbere yawe bagusaba imbabazi kandi uzabababarire. Haleluya. Ni icyo Nyagasani akunda kuvuga. Iryo naryo rikabirindi isezerano. Urumva hari isezerano wahawe wenda ugiye kujya gukora, Imana yakubwira ngo ngiye kuguha akazi. Ibyo ni isezerano wakageramo, Imana ikazi ikakubwira ngo ngiye kuguha gukora bigende, bikagenda. Ubwo ndi kukubwira ubwoko bw'amasezerano, hari rirerire hakaba n'irigufi. Ubwo ukagenda ugakora, byagera hagati bigatangira gupfa, Yesu Kristo akaza kuguha isezerano, humura ndakurinze, ntabwo uzakorwa n'isoni turi kumwe. Ayo ni amasezerano. Ubwo uko bigenda byigirayo, ubwo ndakubwira ibyo ngewe nanyuzemo, uko bigenda byigirayo niko abantu bagenda baguhunga, niko abandi batangira kugenda bakwita uko bashaka. Hari igihe kigera Yesu akavuga ati abanzi bawe ngiye kubakubita imbere yawe bagusaba imbabazi kandi uzabababarira. Naryo burya biba ari isezerano, nubwo ari itegeko bwose, ariko iri sezerano Imana iguhaye ko ba bantu bagiye kuza bakakwikubita imbere, kandi ko kwirabikora bakaza, kandi bahagera bagasanga noneho uri gutanga divayi iryoshye kurusha ya yindi watangaga mbere yuko mutangira urugendo. Haleluya, amina, amina, haleluya, haleluya. Nukuri, amina. Aha ndahavuga nkabyumva we, nkabyumva ukuntu bazaza bagasanga uri gutanga divayi iryoshye kurusha ya yindi. Haleluya, haleluya, amina. Bazaza, azabazana, Yesu azabazana, n'abari kure bose Yesu azabazana. Haleluya. Arabazana rero, bakaza bahagera bagasanga uri gutanga divayi iryoshye kurusha ya yindi, bagatangira kwinyuramo. Ariko se buriya wowe wabigenje ute? Haleluya. Burya cyagiye nari nicaye, ni kubwo uri kuvuga mu mutima, ariko burya cyagiye nari nicaye ntuje mu mwanya w'icyubahiro, nakubitiwe mu burya nari ndi gusenga. Haleluya, haleluya. Burya nari ndi gusenga, burya nari ndi kuvugana n'ijuru. Burya cya kintu nanyuzemo cyari kigerageza, ariko kandi cyari kigamije kungirira neza. Ubwo niko uri kuvuga mu mutima. Byatewe nande na Bikira Mariya wari wabutashye, ariko akabona ko divayi yabushiranye. Yabibonye mbere yuko Musa abibona. Bikira Mariya yabibonye mbere yuko umukwe abimenya. Aragenda arayibasa, arangije aratuza. Ibyo byose rero byabaye yaramaze deja kuyisaba. Haleluya. Ibyo byaje kugaragara ko ishize burundu irashira, ariko Bikira Mariya yaramaze kurangiza kuyisaba. Bityo rero nawe no mutumira, amina, nukuri nubwo wahangayika, ariko hari aho uzagera uvuga uti navuganaga n'Imana. Nuko cyagihe rero divayi yari yashize babandi basubiranagamo, Imana ikaza kugihinduramo igihe cy'amasengesho, ukazabona ko ahubwo icyo gihe n'ijambo ryose ryaba ryarasohotse ku mutima wawe rijya ku Mana ryagize akamaro, kuko iyi Imana igiye kugusubiza, igusubiza bikubye kuri ibyo wari usanzwe ufite. Amina. Yabahaye divayi iryoshye kurusha iya mbere, kubera yuko Yezu na Bikira Mariya bari bahageze. Ntabwo bari gutubura divayi ngo babahe yayindi irimo ibivuzo, bazanye imininnye. Haleluya, bazanye imininnye. Rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe, mu kigeragezo tujya duhura n'ibyo byiciro by'abantu, ariko Bikira Mariya ngewe ndarasengaga cyane nkamwinginga, nkamubwira nti umfashe kubabarira nk'uko wababariye. Buriya iyi shapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, ikintu cya mbere twigiramo gikomeye ni ukubabarira, cya kabiri ni ukwihangana, cya gatatu ni ugukomera mu kigeragezo.
ibyo rero utaciye kuri Bikira Mariya ntabwo wabibona kandi Bikira Mariya iyo bimusabye arabigushyikiriza. Muvandimwe wanjye nkunda rero, mu bukwe bw'Ikana twamaze kumva abo turi bo, twamenye wenda muri uku kuvuga ushobora kuba wamenye uruhande uhagazemo, wamenye uwo uriwe kuri runaka. Nshobora kuba nanavuze gutyo ukumva wowe wabaye we kuri njyewe. Icyo Yezu Kristo abagusaba ni uguca bugufi ukemera ko uri umuntu, wikomeza kuzamura ijosi ngo yangwe njyewe oya, uri umuntu kuko nubwo wari MC wabaye umuntu. Haleluya. Kandi niba uri umuntu ujya uvuga uti Mana ngirira impuhwe n'imbabazi, ugire agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu Yezu. Haleluya. Nta kindi warenzaho. Turi abantu, turacyari mu rugendo, turi abantu. Mu bukwe bw'Ikana rero turahari. Mu bukwe bw'Ikana twatangiye twishimye, biza kugera hagati habamo icyo kintu gikomeye, ariko nyuma yuko igitangaza gikoretse ubukwe burongeye burakomeje, ndetse noneho divayi ibaye nyinshi cyane, kuko Yezu avuga ati izi ntango zose nimuzuzuza amazi. Ntabwo mu bukwe batubwira intango bari bafite zuzuye n'izihe. Ndahamya neza ko atari za zindi zose, ntabwo zari zuzuye amazi, kuko zari zuzuye divayi. Kuko yaziza kuba zuzuye divayi ntabwo zari kuba zarangiye ako kanya, cyangwa se reka tuvuge ko zose zari zuzuye, ariko bari bagize abatumirwa benshi. Ariko izo ntango zari zimaze umwanya zibaseriva. Ni ukuvuga ngo ukurikije igihe Yezu yabahereye amazi n'igihe byarangiriye, ni ukuvuga ngo ubukwe bwarakomeje ndetse bwiyongeraho n'andi masaha, kuko kuva bari kumwe n'uwo tubuye amazi, n'uwahinduye amazi divayi, ndahamya neza ko niyo yajyaga gushiramo yakomezaga yongeramo. Si amazi se, amazi aya ya robine umwami w'amahoro ajya ayahindura divayi we, ayahindura divayi. Horara Yezu Kristo njya mwibuka cyane. Reka nkubwire amakuru yanjye na Yezu. Urugamba rwarakomeye, ruranshiririza ndashirira, ngeze ahantu ntangira kuririmba iz'amaganya. Hari indirimbo najyaga numva ntaha agaciro, ariko nayihaye agaciro icyo gihe, ivuga ngo Mana yaturemye, Mana twambaza, kora uko ushoboye maze utugoboke. Iyo ndirimbo yaje mu ndirimbo naririmbaga. Noneho bavuga ngo amagambo nk'aya yo gucika intege n'Abayisiraheli bigeze kuyavuga, ngo bafashe urugendo bajya i Kanani, babura icyo kunywa inyota irabazambya, bararakaye cyane barasizora, bategeka Musa kubasubiza inyuma, waciye inkoni zambu babonera amazi, bakomeza urugendo bajya i Kanani. Iyo ndirimbo rero najyaga nyumva nkayitega amatwi gusa, n'amagambo yayo menshi ntabwo nyazi, ariko iravuga ngo kora uko ushoboye utugoboke, ngo Mana yaturemye, Mana twambaza, ngo ese aho Mana uracyatwumva, ngo turasenga ariko ntiwumve, niba wumva kandi ntukidusubiza. Mana umva indirimbo ndayumvaga ndi guseka, ariko hari igihe cyageze ndicara ndayiririmba ibaye iyanjye, nanjye ndi kuvugana ase aho Mana uracyanyumva, ese Mana ubu koko ushobora kungirira neza. Iyo ndirimbo narayiririmbye. Bikira Mariya ariko ubwo yari yamaze gusaba ko bankorera igitangaza. Yezu Kristo yari akiri guhaguruka aho yari yicaye, ari kugana aho abahereza bari. Haleluya. Ubwo rero nibwo nakubititse numva birakomeye koko, ariko mu ijuru bambaye hafi. Rero iki gitangaza cyo mu bukwe bw'Ikana tukigira icyacu. Imodoka yacu uyu munsi tugiye kwishyira muri parikingi, ariko dushima Imana yacecekesheje na wa MC.
nawe akavugishwa kubera ko yabonye ibitangaza Imana yadukoreye. Haleluya. Imana iguha umugisha kandi icecekeshe abakurebaga. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.